araza we arakiranuka mu cyimbo suko atageragejwe cyane biravuga ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntigera akora arangije aravuga ati icyo data yantumye ngize nte ndagikoze. Ariko nubwo umuntu muhesheje gukiranuka hari ikibazo yarasanzwe afitanye na data cyuko yavuze ari umunyabyaha. Uwo rero n'ubundi ntago ari uzajya mwijuru, ubakwiriye kugira ute gupfa. Ari ndirimbo twaririmbye turi kuza mu modoka ivuga uburyo ku musaraba habonetse ukuri ariko hakaboneka n'urukundo by'Imana ihoraho. Ukuri nuko Imana itagombaga kwivuguruza. Yari yavuze ko umunsi yakiriho no gupfa urwo rupfu umuntu yagombaga kugira ute byanze. Imana ni ntabera yagomba kwica umunyabyaha rwose. Yesu aravuga ati rero ibyo nabyo data ngomba kugira ute kubikora. Bajyaga bicakira amatungo mu cyimbo cy'abantu, ubugingo bw'amatungo bugahongerera ubugingo bw'abantu bagomba gupfa. Ariko Imana ngo ntago yabishimye ngo ndetse ntiyabyishimiye. Yesu aravuga ati ibyo nabyo nje kubikoraho. Nabyo nje kugira gute kuri icyo nacyo cy'urupfu nje gukora ugushaka kwawe. Yesu araza rero apfa mu cyimbo cyane. Hari indirimbo turimbye mu kanya ivuga ngo yabambwe mu cyimbo cyanjye kugira ngo ankize kurimbuka. Ikintu cyo gikintu gitangaje. Uwo muri bandizo muzo wa karindwi yagiye. Uyu mugabo watangiye yavuze ngo mubane natwe kandi munabanye natwe nanone. Kuva Kigali kuza hano harimo akagendo kanini. Ubwo rero byaba ari ikibazo uramutse uhombewe. Murimbye aravuga ngo wabambwe mu cyimbo cyanjye ngo nkize kurimbuka. Ikibazo umuntu avuga ati nyana nakijijwe. Ndetse tindi umukristo wa ADPR mazemo n'imyaka nyinshi. Ariko se wakijijwe iki? Tuvuga turumva ati kera ati nanywaga inzoga ariko ntabwo wabambwe mu cyimbo cyanjye kugira ngo nkize kurimbuka. Ofite icyo yashatse kudukiza no kurimbuka. Twavuze turimbutse nyine. Twavuze dutandukanijwe n'Imana. Araza tandukanwa nayo kubera nge kugira ngo Imana impindukirire. Impamvu ku musaraba Yesu yataze aravuga ngo dawe niki kikundekeje. Nubwa mbere byari bibayo. Ubundi yajyaga avuga ngo uyu mwana wanjye nkunda cyane kandi ndamwishimiye. Ariko amaze kwemera kubarwaho ubunyabyaha bwanjye, Imana imutera imutanga mu maboko y'abamwica. Umubabaro w'urupfu rw'iteka rwanjye umumereye nabi cyane. Aravuga ati dawe bigenze gute? Ariko reka mbabwire ngo ura n'umunsi w'amateka. N'umunsi Imana yateye umugongo Yesu. Ariko n'umunsi Imana yahindukiriye umuntu. Ariko gutyo ntabwo byumvikane neza, ntabwo ari simbole, ntabwo ari ikimenyetso. Yesu yabaye umunyabyaha ijana ku ijana. Yabaye icyaha rwose ntabanga ririmo. So kuvuga ngo ni ibisimbole Imana yari irimo gukora ibintu. Iyo bitagenda gutyo ntiyari gupfa. Yego birikumvikana. Yadahinduka icyaha ntabwo ibintu byumvikana neza. Abantu bavuga ngo kana kavuga ngo ari akamarayika. Kuki umwana avuka agapfa ari agahinda? Nuko ari umunyabyaha. Birikumvikana neza? Biriya nikivuga. Icyaha cyaza mu isi n'umuntu umwe. Ngo nuko urupfu rugera ku bantu ngo kubera ko bose bakoze icyaha. Niba rugera ku mwana nuko nawe yakoze icyaha. Birikumvikana? Ntiyapfa atari umunyabyaha. Yesu nawe rero ntiyari gupfa yataza guhinduka icyaha. Gupfa kwe ni igihamya cyuko yashyizwemo ubunyabyaha bwanjye bwose. Birikumvikana neza? Imana ihannye Yesu burya ari guhana icyaha. Imana ihana umunyabyaha rwose. Igihano cyanjye cyose kirangirira muri Yesu. Birikumvikana neza? Ndikumo ndavuga kwa kuri kuko umunyabyaha yagombaga gupfa. Ariko urukundo nuko Imana yemeye no gupfira umunyabyaha nanone. Birikumvikana neza? Ku munsi wa gatatu Yesu Imana iramuzura. Kumuzura Bibiliya ivuga guki mu Baroma umurongo ndumva ari wa 4 plutôt igice cya 4 umurongo wa 24 na 45. Navuga ngo Yesu yapfiriye ibyaha byacu ariko ngo azukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana.
biri kumvikana neza gupfa kwe ni igihamye cy'uko yahindutse umunyabyaha ku bwanyu yapfiriye ibyaha byanyu gupfa kwe kuko ntacyo yigeze akora Pilato yamushyize mu rukiko kabiri aravuga ati uyu muntu wacyaha ndacyamubonye biri kumvikana kwa kwera twari turi kuvuga yakoreye mu myaka yamaze hano yose na Pilato yaraguhamije amategeko niyo mpamvu biri kuvuga ngo gukiranuka ngo amategeko n'ibyahano bigira gute biraguhamya Pilato nk'umunyamategeko ahamagara n'abajije bose muze tumushakeho barashaka baraheba Pilato we yaravuga ati dore mwarabiye mu maso ndetse aravuga ati uwamucikisha ntabwo yarazi abari niko biryo vuga ngo n'abatware ntibamenye ibyo bintu ntabwo yarazi abari aravuga ati reka mucikishe kuko ndabona abantu bo basheze reka mucikishe noneho yigendera aravuga ati rero uburyo bwiza bwo kumucikisha mfite ruharwa hano witwa Baraba timumamagarire ruharwa reka mbwire umunyabyaha wese uri hano hari umuntu wakuziye mu mwanya witwa Baraba bamushyira uruhande rwa Yesu reka mbwire urubanza rwarangiye Pilato aravuga ati nirirwe mvuga ibya Baraba se nimubizi ninde muntu atibye uwatibye yamwiciye umwana umuntu witwa Baraba ntimuze amakuru ye bati turayazi dore nguyu rero Yesu se we watavuri utakirije umwana yakije umuturage yabaye imigati mushonje murarye ubwo bivuga ngo agenda agakiza abantu bose akabakiza uburwayi akabakiza indwara akabakiza ibyaha byose ati amakuru ye nayo murayazi ngaba rero ndumva mushaka kwica nimuhitemo yagira ngo arebe ko hari ikintu cyamanura umubabaro w'abantu byibura aboneka bikijije Yesu atambuka ubwo uretse kubara amacuri Yesu yadapfa twari kurimbuka twese amaze kwisondora neza arafata kandi muhitemo upfa ninde kubera ngo yari afite itegeko ryo kubohora imbohe imwe yari ikwiye kwicwa muri buri mwaka akayirekura nukuri nawe ubohoke witahire uyu munsi ni wowe hari igihe mw'uyu mwaka ari wowe waba utahiwe hanyuma abantu bamubwira ati ati turi kubareba neza ariko turabona Baraba ari mwiza cyane ati dore umunyabyaha kuriya abona bari kuvuga Yesu yaje ari umukiza wawe iyo umunyabyaha ahagararanye na Yesu habaho transfer habaho kugurana ikigaragaza ko umuntu yahuye na Yesu nuko bagurana umukiranutsi Yesu ahagwa gukiranuka umunyabyaha wowe ugaha Yesu ibyaha byawe ubwo nuvuga ngo ikigaragaza ko umuntu yahuye na Yesu nuko aba mwiza n'abantu bakabibona bari basanzwe bazi ko ari mwiza yego ari batabaye mwiza nazi yego barabarata Pilato abonye ko bahisemo kwica Yesu aravuga ati rero Baraba nagira gute nataye ntago ari bwicanwe n'umucunguye barabagira gute barabarata ariko reka mbabwiza ukuri ntabwo Baraba yatashye mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko gukiranuka kwacu kwemewe n'amategeko iryo tegeko ryari ririmo mu mategeko ryo kubohora imbohe umwami yari afite iryo tegeko Baraba nta n'umuntu ari kumutunga urutoki vuga ati Baraba ati wewe waratwikiye ati ariko Baraba muri kuvuga n'ubundi Baraba waratwambuye ariko barangira ati hari umugabo bari kubaza ibyo bintu tereka maragira mujye kubariza biravuga ngo Uwiteka umucamanza no muri ibyo bivuze yambonyeho amaraso nkanshira urubanza ngahubwo nyita gukiranuka noneho rero ngo hari umugabo witwa Satani ngo nawe ngo iyo ashatse kwibutsa umukiranutsi ngo gukiranirwa kwe
ngo ashaka umwebesha. Muri biravuze ngo ntumbira nkareba y'umukiza wanjye wabikuyeho byose. Hari byose ubundi zera bisize waza kurwaho n'iki? Nta mavuta bisiga ngakureho, nta masengesho akuraho, nta mazi akuraho, biravuga ngo amaraso atavuye ntiyaba kubabarirwa, yavuye rimwe n'imbabazi Imana zitanze rimwe. Ikinyoma kitaba muri Bibiliya Satani yahimbye kivuga ngo Imana ngo yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ntayo intebe y'imbabazi Yesu yagiyeho n'umusaraba. Imwe yavuze ngo reba wizere, wizere kubabarirwa kwawe kuva igorogota. Hari izindi mbabazi ubwo zihari ngo reba ku musaraba. Hari ahandi nivugira ko kandi ngo urebe ubambyeho reba wakuwambye. Yego reba ni ibintu byarangiye kera cyane. Ngo ndebe mu kizo wongera wabikuyeho byose. Avuga ngo kera yaramongereye ngo nuko sinzagira gute sinzarimbuka. Ubwo nta yindi mpongano wabona uyimana kujyanye n'icyaha. Biva kiba mu gibya hari iki? Hari urupfu. Hari waguhongereye nutemera iyo mpongano Yesu yatanze uzihongerera. Ni wihongerera rero uzihongerera urupfu nawe. Rwiteka abahitamo ntayo. Uremera gusa ko hari wapfuye urwo rw'umukimbo cyawe kandi akarurangiza, cyangwa se uhitemo kuzarwipfira. Biri kumvikana neza? Nta kindi. Nivugira rero ko nkuko baraba yatashye ari umwere, natwe nuko twahindutse abera. Tumaze kumenya ko Yesu we burya yeraga. Tumaze kumenya ko Yesu ntacyo yarigeze akora. Biravuga ngo nta n'uburiganya niko Petero yabyanditse ngo bwigeze buboneka mu kanwa. Paulo we yabivuga aravuga ngo ni Yesu arigeze kumenya icyaha. Uko niko gukiranuka yatuzanye. Kuko kumwizera rero turakugabana. Abaroma 10:10 niko bavuga ngo umutima ni w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Ngo akanwa akaba ariko yatuza akaba arakijije. Biri kumvikana neza? Iyo umuntu yijeje umutima iyo ngurane yabayeho. Nicyo umuntu yizera. Kubona bwete nanjye ndizera di. Wizera iki se?